Ndashimira Imana Data, nkayishimira kubwo aho igejeje ikora. Ndashimira Imana muri rusange ko yangiriye neza, ikampa agakiza ku buntu bwayo nta kiguzi natanze. Ndashimira Imana mu myaka yose maze ko ikomeza kujya igenda ibana nanjye umunsi ku munsi. Uyu munsi rero nkaba nifuje kugira ngo tuganire namwe muri aya materaniro y'uyu munsi, kugira ngo tuje gusangira ku buhamya bwanjye gake ku bantu batari babuzi. Uyu munsi nifuje kugira ngo mbasangize ku buhamya bwanjye, kuko nabonye ko ari byiza cyane yuko twasangira ijambo ry'Imana, ariko kandi tukaza no kunyura mu buhamya bwanjye bukeya, nkababwira nge uwo muri kuvugana nawe aka kanya muravugana n'ubundi na Jean Marie nk'uko bisanzwe. Mvuka mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Rulindo mu murenge wa Mbogo, ngira ngo ni mu mudugudu wa Kinini cyangwa se mu kagari ka Bukoro. Nkaba ndi umugabo w'umugore umwe n'abana batatu. Ndashimira Imana rero ko yangiriye neza ikanyubakira urugo. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 nibwo natangiye urugendo rwo kuba ko ntangiye urugendo rwo kwitwa umugabo. Ntabwo byari byoroshye, ariko kandi byaje gushoboka kubera yuko nyine naje gushaka, ariko nshakira, navuga ko nashatse kubera impamvu z'ubuzima se cyangwa umuryango nabagamo nari nturutsemo, bitewe n'uko wari umuryango ugira amahane cyane ku buryo kubana n'umusaza bitari byoroshye, kandi ni ngewe wari umuhererezi mu rugo iwacu. Ubundi mu rugo iwacu tuvuka turi abana batatu, abahungu 2 n'umukobwa umwe. Ubwo rero birumvikana ko ninjye wari warasigaye mu rugo, ariko kubera muzehe akunda cyane gusoma agacupa, bituma dusa nk'ababuze amahoro abasigaye mu rugo. Niyo mpamvu naje gufata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye gushaka. Nuko ngo nabayeho mu buzima butanyoroheye, aho umusaza yajyaga ataha buri gihe nyine yasinze, birumvikana akarwana mu mudugudu hasi hejuru, bombori nyine, ugasanga ubwo kwa runaka no hahora amahane. Birangira rero mfashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka muhunge. Nibwo nagiraga ndiga, ndangije kwiga segonderi, birumvikana nshaka akazi ko gukora. Njya gukora mu Bahinde, kuko nari narize ibigendanye na mekaniko automobile. Njya mu mashanyarazi, mvuye mu mashanyarazi njya mu bigendanye no gukanika imodoka. Ibyo nabyo mbona ntibifata ntibishinga, nuko napurayinga kwinjira muri polisi y'u Rwanda. Nuko ndagenda njyamo ndataravaya, kugeza ubwo naje guhinduka umupolisi nyine n'uyu munsi tuvugana, akaba ariko kazi ndimo ndakora muri iyi minsi. Ubwo rero niho mbaye nturije, niho Yesu akomeje kumpera umugisha. Hanyuma rero nihuse mu bigendanye n'ubuhamya bwanjye, ku myaka yanjye 27 nibwo naje gushinga urugo, binyuze mu buzima bukomeye cyane, ndasa nk'uhunga mu rugo kubera yuko hari umutekano mukeya cyane, muzehe yirirwa arwana. Bituma mfata umwanzuro wo kubaka hakiri kare kugira ngo mpungishe umukecuru, tugira ngo turebe yuko hari icyo byazageraho. Ariko ntabwo byaje koroha nyine, n'ubundi yakomeje kugira gutya, amahane arakomeza, kuko ni kavukire n'umuryango wabo wose nyine ni kavukire. Gahunda ni ukurwana, ni ugukubita amazi barangiza bakarwana. Ubwo rero twebwe uko tuvukana twese, n'ubundi kubera kuvukira muri izo mvururu, nta muntu wigeze abasha kujya gusoma ku bigendanye n'inzoga, cyangwa se ngo yicane n'umusaza tunywe inzoga. Akaba aricyo kintu yajyaga atuziza cyane, avuga yuko mama wacu yaturoze, ngo yatwigaruriye, ngo twahindutse inganzwa. Aho ati mwabyana mwe muzamarira iki mwebwe ko buri gihe mwirwa muri kumwe na nyoko, mudashobora kuza ngo tuganire cyangwa se mumfashe gusangira nanjye iri cupa. Niba nonze akaruga nkakanywa njyenyine cyangwa nkabwira abaturanyi, mwebwe nk'abahungu banjye mukora iki? Ariko muri ibyo byose kubera gukurira nyine mu nzira cyangwa mu buzima bw'amahane, byatumye tuhitamo umwanzuro wo kuvuga ngo hehe no kunywa n'ibigendanye n'inzoga, kuko n'ubundi nibyo bimuteza amahane. Ubwo rero nuko byaje kugenda, biza kurangira nyine nubatse. Uwiteka araduhira, duha urubyaro, ama umudamu mwiza n'abana beza.
ariko ikigeragezo n'ubundi gikomeza kugumaho cy'umusaza, akomeza kurwana kugeza ubwo byaje kuba ngombwa yuko ajyanwa mu igororero nyine akajya kugororwa kugira ngo turebe ko yazahinduka. Ubu ngubwo yaragiye nyine aragororwa, ni ukuvuga ngo turacyategereje niba koko impinduka zizaboneka, kuko ibigendanye n'inzira y'agakiza bwo yagerageje kubyinjiramo ariko akabikora umunsi umwe, wa kabiri abagabo bakamuga ati wa mugabo uhindutse imbwa, niba ugiye mu barokore uhindutse imbwa birarangiye. Umusaza aragenda neza neza, baramuforumata mu mutwe bamubwira ko ibigendanye no kuba yaba umurokore cyangwa yakizwa bitazashoboka kuko bazaba bamuroze. Birangira rero inzira y'agakiza yihoreye kugeza na n'uyu munsi. Inzira y'agakiza tuyigumamo uko nguko kugeza ubu ngubu, nawe turacyamurwaza nyine ariko amahane aracyari yayandi. Twihuse rero ubwo ndashimira Imana ko yabashije kutubashisha tunyura muri ubwo buzima bugoranye, mu buzima bwo kwiga butari bworoshye, ariko Imana iradushoboza tubona turangije kwiga, idushingira urugo, ubu twese turubatse, ibintu ni amahoro. Uwiteka ari kugenda abiduheramo umugisha mwinshi cyane. Ubwo rero ndashimira Imana aho igejeje ikora, ndashimira Imana ko hari iminyururu igenda ica igacagagura ikica abazimu, hanyuma iminsi ikicuma. Ndashimira Imana ko yadukijije inzara, ndashimira Imana ko yadukijije uburwayi, ndashimira Imana ko iri hagati muri twe. Nubwo bimeze gutyo, nubwo intambara zitabura kuza, nubwo ibigeragezo bitabura, nubwo hirya no hino ibintu biba bitoroshye, ariko turashimira Imana y'amahoro yuko ikomeje kuduhagararaho ikatugirira neza. Ubwo rero narinje kugira ngo nkukomeze nawe ufite ibibazo cyangwa se ufite ikigeragezo cy'uko wagize urushako ugashaka ariko ukaza kuruburiramo amahoro bitewe n'uwo mwashakanye. Birashoboka rwose cyane, hanyuma ukajya utekereza ukavuga ngo ariko se iyi ni ya Mana nasengaga niyo yemeye ko ibi bintu bimbaho. Birashoboka cyane ko bibaho, Imana iba ifite impamvu yabyo, ariko ndagira ngo nkubwire ukomerere muri icyo kigeragezo, kuko isaha n'isaha Imana izagutabara. Wowe ntuzacike intege, guma mu buntu bwayo, komeza usenge utitirize, guma mu masezerano, Imana izakugirira neza. Nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu rwose, nubwo ubona bitinze ariko bizasohora. Nubwo ubona biguhangayikishije, nubwo ubona wakubise hirya no hino byanze, nubwo ubona ibintu byakuyobeye, nubwo ubona amagambo yabaye menshi ku musozi, nubwo ubona ubuzima bwakugoye, nubwo n'ibintu byagucanze, ariko nayo ngo nkukomeze nkubwire ngo mu ijuru hari Imana itabara. Humura, iyatabaye ba Moridekayi ikabakura ku irembo ry'ibwami, igatabara ba Yozefu, nawe ntabwo izananirwa kukugirira neza. Icyo nzi cyo, nuguma mu buntu bwayo, uyu mushinga wa Kristo ntuhomba, uzabona kutibeshye rwose, kandi uzabaho neza. Izaguha umugisha, izakugirira neza. Nanjye ndaho kwifuriza iguha umugisha kandi iguhaze uburame, kugira ngo ibyo turi kuvuga uyu munsi bizasohore, ubibone n'amaso yawe,